urabyumva ndishimye rwose mbega birandenze mbuze uko mbivuga muri bwana njye no kwikubita hasi amuze gato Satani aratsinzwe ndagira ngo Jad wenda umufashe Satani aratsinzwe Jad nicyo avuga kuri Satani aratsinzwe Imana ishimwe gitoya ibyishimo ryo byinshi uyu munsi aka kanya Fideus nire jambo bamubwira Satani aratsinzwe ndagira ngo Jad wenda umufashe Satani aratsinzwe Jad nicyo avuga kuri Satani aratsinzwe Imana ishimwe yo arafunguwe ajya kumuzana iyo burezana twarabivuze na mukuru munawe tugenda kuri muri munawe tubwire rwose byumve byakiriye bamaze gutangaza yuko ijambo sigiye kurekura no guserebura n'abantu bose bari hano baserebuye nuko hano byari bibaye nka hari ikipe itwaye igikombe kumwe na Big Man hano hafi nibona cyo urabyumva abantu amarangamutima arabarenze uri kwimva gute kano kanya ni ibyishimo birenze so mbere twari twaganiye nkubaza ati nakatirwa byakira gute urambwira ati nafungurwa ndaza kubikubwira nyuma nyine gira icyo umbwira nyine arafunguye ubu no kwishimira intsinzi nyine nta bindi no kwishimira ubutabera bw'u Rwanda hano uko butarenganye ntabwo burenganye kandi buranashishoza gisigaye no kujya kumuzana rero muze tujye kumuzana aka kanya bimvita mu mutima wawe ni ibyishimo neza nire jambo rya wenda dusoza kino kiganiro gitoya ibyishimo ryo byinshi uyu munsi aka kanya Fideus nire jambo bamubwira Fideus buriya iyo umwe aburana n'undi haba hari umuntu uzabikemura rero birakemutse nta kindi narenzaho n'ibyishimo nta bindi akoze cyane nk'umubyeyi niyo gutangaza inkuru ibindi byibura ugatanga ituze tubwire ukuntu wakiriye icyemezo cy'urukiko kiranshimishije ku buryo ahubwo batureke tujye kumuzana tujye kumuzana nuko rwagiye ntabwo bishoboka nibyo twagaragaza ko harimo gushidikanya ku matariki y'amavuko y'uriya mukobwa ndetse no ku matariki bivugwa ko baba bararyamaniyeho ikimenyetso rero twavuga cy'amarama wihuse aka gahinja niko gatuma ufungurwa ngenda bizi bifite n'ibimenyetso ese kora baramureke mana yanjye ngaho mbwira rero uvuga ndakiguhera mu rugo ndakiguhera mu rugo basi mbwira uko umeze mu mutima nawe urabyumva ndishimye rwose mbega birandenze mbuze uko mbivuga muri bwana njye no kwikubita hasi amuze gato cyakoze conversation rwose banishimwe mbase hazo ibintu urimo byose iri ni